ngere tubasuhuze kandi tubaha ikaze. Aya ni amakuru utarumva namba cyangwa se nibwo bwa mbere wumva amakuru. Reka kanda subscribe, comment, share kugira ngo amakuru yacu utarumva namba ajya kugeraho igihe kandi akugeraho mu ba mbere. Uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bw'u Rwanda na diaspora twabasuhuje. Reka tugaruke mu Rwanda noneho mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, mu murenge cyangwa mu duce twa Rwabicuma n'ahandi. Ibintu bikomeje kuba bibi ku baturage baturiye kariya karere ka Nyanza muri twa duce, aho amabuye akomeje kuza akikubita ku nzu zabo ntibamenye uyateye. Ese ibi bintu bihagaze bite, byifashe bite? Kurikira wakantu kandi nkubwire. Ubwo abaturage baratabaza aho amabuye akomeje kwikubita ku mazu yabo ntibamenye uyateye. Ni hariya mu karere ka Nyanza. Ibintu bibaye iminsi igera kuri 4, abaturage bataryama batagoheka amanywa na nijoro. Ibibuye biterwa, abantu benshi bakomeje kwibaza ese kibi cyangwa se abantu benshi byaba biterwa n'abantu runaka, byaba bikorwa n'icyiciro cy'abaturage aba naba. Ibyo byose abantu iperereza rirakomeje, abantu bakomeza bajyanwa cyangwa se babazwa. Ibintu bikomeje kuzamba hariya mu karere ka Nyanza, aho bakomeje kwibaza se ibi bintu niki, ese kibi, ese n'umuntu waba wigaragaza cyangwa ushaka gukinisha abaturage bene kariya kageni. Kandi biriya bibuye biba bifite imbaraga, kuko saha n'isaha cyangwa umunota ku munota wakumva ko umuntu apfuye cyangwa se undi akomeretse, kubera biriya bibuye bidasanzwe bikomeje hariya mu karere ka Nyanza. Ibintu byo bihagaze bite k'abaturage, ibintu umutima wabavuyemo. Nyanza ibaye iminsi 4, ibaze iminsi 4 abaturage baterwa amabuye amanywa na nijoro batazi uyateye, nta guhumeka nta kuguheka. Ibyo bihagaze bite? Ese abaturage umunyamakuru wacu yagezeho bamubwiye bate? Ibintu bihagaze gute Nyagasani? Abaturage bo mu karere ka Nyanza bahangayikishijwe n'amabuye n'ibinonko baterwa batazi aho bituruka. Umunyamakuru wacu wa Inoni TV yari mu mudugudu wa Nyamiyaga cyangwa Nyamiyaga mu kagari ka Gacu mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza ku manywa y'ihangu, aho abaturage bamubwiraga aka kaga cyangwa akakumiro bakomeje guhura nako. Iyo uhari hashira iminota runaka ukabona ibuye cyangwa ikinonko kiratewe cyangwa kiramanutse, ntumenye aho giturutse, ntiwanamenya niba hari uteye kuko atagaragara, kandi ntiwamenya igihe kiri buzire naho kiri buturuke. Aba baturage baganiriye n'umunyamakuru wacu batubwiye uko byatangiye. Umwe yagize ati, ku mugoroba nka saa 11 twumvise amabuye aturutse ruguru yikubita ku nzu, andi agwa mu muhanda rwagati. Twasakuje cyane twiruka tujya kureba udutera amabuye turamubura, yewe na nijoro hacanwe amatoroshi tubura umuntu, ahubwo dukomeza kuyumva. Ibintu bikomeje kwibazwaho, abantu benshi bakekwa ko yaba ari amadayimoni cyangwa se sekibi muri kariya gace ka Rwabicuma hariya mu karere ka Nyanza. Undi nawe yagize ati, nagiye kumva numva ikinonko kinyikubiseho, mbura aho giturutse. Nijoro bwo ku rugi kikubiseho ibuye tukabura aho riturutse. Abo baturage bakomeza bavuga ko babangamiwe kuko abana batagisinzira cyangwa batagikinira hanze, kandi hari n'amategura yamenwe kandi n'ibyo binonko n'aya mabuye, dore ko abaremereye amenshi nubwo hari n'igihe hazamo ibinonko. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Elazme avuga ko iki kibazo atari akizi, gusa agiye kubikurikirana. Aba baturage bavuga ko aya mabuye mu bihe bitandukanye yaterwaga kuva ku wa 4, none ku wa 1 hakaba hageze gusa ngo uritewe ntakomereka, ariko arababara. Bikaba bimaze cyangwa iminsi 4 bibaho. Umunyamakuru wacu wageze muri kariya gace nawe yabonye ayo mabuye aza, ariko uyatera ntagaragara.
ibaze kubona amabuye ariko uyatera cyangwa uyatera atagaragara. Ibi bintu byakomeje kuba akumiro, aho n'umunyamakuru ubwe amabuye yayiboneye atari inkuru mpamo cyangwa se atari inkuru wabwiwe n'undi muntu, burito ni inkuru mpamo ubyumve neza. Ibintu bikomeje kuba agatereranzamba hariya mu majyepfo y'u Rwanda. Abaturage benshi bakomeje kuva mu byabo, abaturage benshi bakomeje kwikanga, niko iperereza rigikomeza, cyane cyane ko abayobozi batari babizi, ariko nyuma yo kubimenya ari Ntazinda Erasme, umuyobozi w'akarere ka Nyanza, abandi bantu babifite mu nshingano, ubuyobozi butandukanye mu nzego zitandukanye, bakomeje guhuza imbaraga ngo barebe ikintu nyamukuru kiri gutera cyangwa kiri gutuma amabuye avugira muri kariya gace. Gereka se nimba ari iyo myuka ariko toka shatani mu izina rya Yesu, abantu barizera ko yaba atari shatani. Ntabwo ibi bintu byumvikana. Nyagasani twongeye byumve kuko ibi bintu ntabwo byari bisanzwe, aho abaturage bakomeje gukubitwa urufaya rw'ibibuye wagira ngo ni amasasu. Nyagasani mw'abantu mwe hariya mu majyepfo y'u Rwanda, aho abaturage benshi barikanze, abantu benshi batangira bava mu byabo bahunga, cyane ko baba bibaza hari amasaha amabuye aza ari menshi, hari umunsi amabuye aza ari menshi, aho Nyagasani abaturage ariko nanone ntibavuga ngo uyu munsi araza cyangwa se ntaraza. Umuturage abivuga uko yabyumvishe bitewe n'agace ayo mabuye yavugiyemo, ariko Nyagasani reka twongere tubabwire ko hariya mu karere ka Nyanza abaturage bakomeje gutabaza, baratabaza inzego za leta zitandukanye, inzego zinyuranye za leta zitandukanye zitarabimenya. Ese n'uwabyumva aka kanya utarabimenya, abaturage mu karere ka Nyanza baratabaza. Nyagasani uwabatabara nawe yabyumva, uwabyumva ubu atarabimenya nawe yagira icyo yakora. Abaturage gusa umunyamakuru wacu kuba yaravuye amahoro ni byiza, niwe uzajya akomeza ategura inkuru, natwe dufatanye dutegure inkuru, tumuhe nawe abibabwire. Gusa uko biri nuko bimeze, twoherejeyo imboni tubona ibintu byagarambye cyangwa ibintu byarakomeje kugenda nabi hariya mu karere ka Nyanza. Gusa nyine abaturage bakomeje kumva ibinonko, ibibuye bya hato na hato batazi ngo bituruka aha n'aha. Ni kubw'ibyo inzego za leta zatangiye gukurikirana iki kibazo ngo barebe ese yaba ari umuntu ushaka gukinisha abaturage, ese yaba ari umunyarugomo ushaka gufatisha cyangwa kubuza umudendezo n'ubwigenge abaturage. Ese ni ibintu byifashe bite hariya mu karere ka Nyanza? Wowe wese waruzi ayo makuru cyangwa nturayamenya, turakomeza ducukumbure akantu ku kandi, tuzaze tubaha amakuru ikintu ku kindi. Gusa mu karere ka Nyanza ibintu bikomeje kuzamba. Nyagasani ni amakuru utarumva namba, turizera ko turabambere tubaya yaguhaye. Nawe kanda subscribe, ariko uzaza ukurikirana nandi tuzaza tukugezaho.